ntabwo ari Imana baba bakunze, si na Yesu Christo baba bakunze, si n'umwuka wera baba bakunze, si n'ijambo rye baba bakunze. Buwate nyinshi ubu bari bwisha, aya mahoteli menshi n'ayabo ntibayafunga, ariko bariruka ku nsengero aho gushakira amategeko arengera umuntu, ahubwo bashakiye ibyaha amategeko, bashakiye abantu amategeko abarengera mu byaha bakora. Ntabwo mwigize mubereka imbaraga z'Imana, ahubwo mwaberetse intebe gusa. Izo ntebe rero mugomba kuzikubitirwaho. Mpamvu ubona bibageza haga, nge ndabizi neza hano mu murenge wa Kinyinya nari ndi kumwe n'abapasiteri bamwe, barangije baravuga ngo kugira ngo akajagari k'isengero karangire, uriya mugore wo muri RGB yitonde, kuko ahantu hose twarabahunze. Urumva reka tubashimire mwebwe mwese mudukurikira kandi mukurikira izi channel Nowa TV1, Umuremyi TV, Imana niba umugisha, aho muri hose mutuye mu Rwanda, mutuye muri diaspora, Imana ibarinde kandi bakomeze. Twongeye kugira umugisha no kubana n'umukozi w'Imana Pasiteri Nowa. Imana iguha umugisha, mwebwe wowe wakaze subscribe n'utarayikanze yikande kugira ngo tujye tubana muri ibi biganiro tubategurira, kuko ni ibiganiro byubaka umurimo w'Imana, byubaka societe. Reka tubashimire rero, twongeye kugirwa umugisha no kubana na Pasiteri. Yesu nashimwe mukozi w'Imana. Pastor arahimbazwe, mumeze mute iminsi myinshi? Turaho turashimira Imana. Twari tuburanyeho umurimo w'Imana muri iyi minsi cyangwa ibihe ngibi tugezemo, ni ibihe bimeze bite Pastor? Twari tumaranye igihe tutaganira. Nge nakubwiye ko umurimo w'Imana aho mba ndi hose mba nkuremo. Umurimo w'Imana urimo igihe cyose ibyo nkora byose biri mu mugambi w'Imana. Pastor, urwango umurimo w'Imana igihe cyose uba urimo. None Pastor, ko buri muntu wese avuga ko ari mu murimo w'Imana, ariko bikaba bigaragara ko buri muntu wese hari abatari mu murimo w'Imana, ahubwo babivuga bari mu bindi bishakira n'ubundi bashaka gukora. Urakoze cyane. Aho nakubwira yuko twese twaremwe n'Imana. Ikintu cyose gifite ubuzima cyaremwe n'Imana, ariko icyo bita gukontorora, burya buri kimwe cyose kikontorora mu gihe kirimo. Kuko niryo rya jambo wumva abanyarwanda ubu biharaje ngo ni uburenganzira bwabo, right body, uburenganzira ku mubiri. Ariko twebwe nta burenganzira twifiteho, ahubwo dufite uburenganzira bw'uwaturemye. Ariko ubu iyo urebye niba ari uburenganzira bw'umuntu cyangwa right body, n'abahanuzi ntibaba bafite uburenganzira, kuko buri muntu hanuzi ari guhanura ibyo ashaka. Urakoze cyane. Icyo nakubwira, buri wese buri y'inzira n'ebyiri, agana mu nzira ashaka. Gusa icyo nabonye kimwe cyo gikomeye muri iki kinyejana cya 2025 ni kimwe, nuko Satani ari kurusha imbaraga abasenga. Ari kurusha imbaraga abasenga. Ubwo tuvuge ko ari amazi meza ari kujya mu mazi amazi mabi akarusha imbaraga amazi meza, cyangwa umwijima ukarusha imbaraga umucyo. Ariko ntabwo umwijima warusha imbaraga umucyo, ahubwo urusha imbaraga z'umucyo w'abantu, kubera ko aho kwizera imbaraga z'umucyo zuzuye, bizera imbaraga z'umucyo w'ibinyoma. Ariko kuko ari byo bifite inyungu. None se bitagira inyungu, gusambana uzareba abantu babyita ko ari iki babayeho, kwica abantu babyita ko ari umugisha, bari gutabara abandi. Kugambana nuko bavuga ko bari kugira inama abandi, kandi nyamara bari kubasenya. Ariko noneho iyo turebye neza, ni iki gituma abantu b'Imana biyahura cyangwa baravuga amagambo apfuye kuruta kuvuga amagambo y'Imana cyangwa kuvuga ijambo ry'Imana? Urakizi? Ntago nyizi. Uzi ijambo ry'Imana ukuntu ritubwira?
ndagira ngo wenda turebe hano muri Yesaya 6 umurongo usome uhereye umurongo wenda wa 28. 6 6 kangahe? 6 umurongo wa 28 ugeze ku murongo wa 30. 6:28-30. Umuhanuzi Yesaya 6:28. Ugeze 30. Ko mbona ndi kugira kuri 23 ra. 6. 28 cyangwa Yesaya. Yeremiya. Pardon, ni Yeremiya. Narigeze ngo ni Yesaya na. Oya, ni Yeremiya. Yeremiya. Urakoze cyane. 28 haravuga ngo Gatatu 28 haratubwira ngo bose ni abagome bakabije, bose ni abagome bakabije, bagenda babeshyira abandi, bameze nk'imiringa n'ibyuma, bose bakora ibyo gukiranirwa. 29 imivuba ivugutirwa cyane, icyuma cy'isasu gikongowe n'umuriro, bagumya gucencura ariko ntacyo bimaze, kuko ababi batavanwamo. 30 abantu bazabita ifeza yabaye inkamba, kuko Uwiteka yabanze. Urumva? Hari abantu Uwiteka yanze. Warubizi? Yego. Ni ukuvuga rero Uwiteka abayanze, ntabwo bazakwifuriza ikibi nakwikiza, ahubwo bazishushanya mu cyiza bashaka kujya bakujyane muri cya kibi. Ariyo mpamvu ijambo rivuga ngo ni inzira ebyiri umuntu akagera gute. Urabona ko n'isasu bicurira ubwabyo riva mu muriro, mu muvuba, kugira ngo rihinduke iki, ribone kugira imbaraga. None umuntu we rero aranga gucurwa n'ibyo acamo kugira ngo agire imbaraga za Kristo wamuremye cyangwa Uwiteka Imana. Niyo mpamvu nkubwira ngo njye ntabwo nzabyumva kimwe n'abantu, ariko nanone ntabwo nzarwana nabo, ahubwo Imana izampa imbaraga zo kugendana nabo nirinde ibyo barimo gukora. Kuko abantu benshi batangira bavuga ko bari kutwigisha amategeko, ahubwo bagarangiza ya mategeko batwigishaga ari bo bayishe. Nese ubwo numva bakiri abantu bibone kuko babaye babi. Banze kuvugutirwa nk'icyuma cy'isasu. Noneho babyanze baragaruka, noneho barahindukira banga n'iki niyabaremye n'abantu. Banga niyabaremye ariko nayo igira ite, irabarema. Hari abo rero itaretse. Muri abo rero itaretse njya mbwira umuntu ngo jya uharanira nawe kubamo, kuko isi ni mbi. Nimvuga isi nakubwiye ko ubutaka nta kintu budutwara, ahubwo abayigendaho nibo babo. Ab'Imana yaremye nibo bayigize mbi. Kandi urasabwa kwirinda abo bantu kandi ubarimo. Ariho mvuga ngo ntago wareka kugendana n'umuntu ukora icyaha. Ariko icyo usabwa ni ukwirinda cya cyaha akora, kuko turi mu isi. Kandi iyi si ni wowe ugomba guhinduka mwiza cyangwa ukaba mubi. Noneho rero ikibazo dufite ngiki, abatwigisha amategeko barangiza ari bo bayishe, kandi n'abashaka kutwigisha Kristo nabo barangiza ari bo bahunze nde Kristo. Ahangaha birasabwa iki? Turareba iki ijambo ry'Imana ritubwira, ko nabwiye abantu ngo ijambo ry'Imana si inyuguti, ahubwo ijambo ry'Imana ni abaryanditse kugira ngo rihinduke inyuguti rizatugira inama mu gihe gisa n'iki, kuko nta wakwandika ikintu ataciyemo. Hareka nkubwira ikintu cya mbere, iyo duhereye ku mateka y'abami tukaza kuri za repubulika, bose bavuga ko nta wakoze ibyiza, ariko nyamara harimo abeza.
abeza ni abahe? Ngiye kukwereka urugero rufatika. Umuntu mwiza ntareba uyu ngo ni mugufi, uyu ni muremure, ngo uyu ni inzobe, uyu ni igikara, ngo uyu ni mugufi, ngo uyu ni muremure. Oya, twese twaremwe n'Imana, ariko tubona ko hari abantu bagomba kuba babi. Aba babi rero kenshi baba benshi kurenza abeza, kuko abeza bamamazwa n'Imana, ariko ababi biyamamariza mu mirimo n'ingeso zabo barimo gukora. Urumva? Aha rero niho bitandukanira. Ariyo mpamvu ijambo rivuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Kuyoborwa n'umwuka ni ryari? Nakubwiye ko kenshi uyu muntu aba ari mu mubiri, aba ari mu bugingo, kandi aba afite n'umutima, kandi ikindi aba afite n'umwuka w'Imana. Rero hari abagira umwuka w'Imana ariko ntibagire iki? Umwuka wera w'Imana. Kuko mu isezerano rya kera bayoborwaga n'ijambo umwuka w'Imana no kwizera. Kwizera rero ni Kristo burya, kuko uzarebe ahantu tugiye no mu itangiriro, harimo ijambo rivuga ngo tureme umuntu ase natwe agira ishusho nk'iyacu narangiza atware. None se iyo urebye abantu bari gutwara iby'Imana yaremye cyangwa bari gutwarana ubwabo bicana? None se Imana yabahaye kwicana? Aha rero harimo ubusobanuro bukomeye, aribwo nkubwira ngo inzira twayihawe nande? Na Yesu. Uyu munsi umuntu utagendera muri Yesu Christo ari kuvangirwa. Kandi tubona ko n'uyu Yeremiya dusomye, urumva nawe abivugaho neza. Rero ndagira ngo turebe aho ngaho, dukomeze kugira ngo tubone uko tuganira neza kuri ibi bintu wibaza. Ibi biri mu isi, nakubwiye ko isi ari uruganda rw'abantu, rw'abera ndetse n'abanyabyaha n'abakiranirwa. Ni isi w'abanyabyaha se? Pastor, hari ikintu watubwiye ngo ngabatuyobora mu by'Imana ngo nibo bari guhunga umusaraba cyangwa Kristo. None niba bari kuwuhunga bakaba bari kutuyobora, abo bari kuyobora bo ntibari kuwuhunga. Urakoze cyane. Niyo mpamvu Yesu avuze ngo buri muntu yikorera uwe mutwaro. Umutwaro ni iki rero? Ni inzira ucamo. Buri muntu wese ubwo yigerereyo. Buri muntu wese ni ukwigererayo, kuko nutigererayo ugahura n'abakuyobya bazakuyobya. None Pastor, kuki Satani ari gukorera mu buhanuzi akaba ariha ayobereza abantu? N'ukubera iki? None se abantu bari gukunda ubuhanuzi cyane. Nitubonye kuri uyu murongo twatubwiye ngo bazaba babi. Uwiteka Imana nawe narangiza agira ate? Abareka. Reka turebe iki impamvu wenda noneho iyo mpamvu ubuhanuzi, iyo mpamvu nayo tugiye kureba. Soma umurongo wa 16 aho ngaho wumve muri Yesaya, Yeremiya 16. Muri Yeremiya igice cya 6 umurongo wa 6. Nakubwiye ko ngibyo mvuga ndabizi neza. Yeremiya ibice bingahe? Ibice 6 umurongo wa 16. Yeremiya ibice 6 16. Haravuga ngo Uwiteka avuga atya ati, nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri, aba ariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Kandi barahakana bati ntituzayinyuramo, kandi nabashyizeho n'abarinzi ntimutegere amatwi ijwi ry'impanda, ariko nimutegere amatwi ijwi ry'impanda, ariko barahakana bati ntituzayatega. Urumva? Uyu munsi si niyo yanze bitewe no kwiremera no kudashaka kwemera Imana, bashaka kugira ngo bakubite Imana. Arega bakubise Imana kudeta.
byabaye guverinoma se. ubu guverinoma ni ebyiri. Hari guverinoma yemera Imana ariko iciye muri uyu mubabaro wa guverinoma y'abanga Imana. Abantu bateye kudeta Imana. Bateye kudeta Imana. None si byo birashoboka ko Imana bayitera kudeta pastor? None se bidashoboka n'iki gituma ivuga ngo narabanze bababaga? None ko hari igihe Imana ivuga ngo ihanura ngo ije kwirwanirira, kukitirwanirira. Itirwanirira yabuzwe n'iki? None ngaho mva ijambo rivuga ngo baririza inzira za kera. Abarizunyuramo. Ngo ariko baranga barahakana. Ngo ntago bazayinyuramo. Ubwo se urumva atari bo bikubise kudeta. Noneho raranga iyo turebye arongera aragaruka ariwa ngo yabahaye n'abarinzi no kugira ngo babagire inama babumvire ngo nabo baranga baravuga ngo ntituzabatega amatwi. Umuntu araruhije. Urakoze pastor. None wari uri kutubwira umupasiteri waje kwiyahura pastor. Kubera iki umupasiteri yiyahura kandi ari we ubwiriza ubutumwa avuga ngo kwiyahura ni icyaha pastor? No kubera iki? Ariko ngiye kukubwira mwene da, ikibazo dufite nakubwiye ngo ni kimwe. Ntabwo ari Imana baba bakunze, si na Yesu Christo baba bakunze, si n'umwuka wera baba bakunze, si n'ijambo rye baba bakunze, ahubwo baba bakunze umusaruro uvamo. Abakunze inyungu ziva? Umusaruro w'Imana ntabwo ari inyungu. Inyungu ni iz'abapagani. Ubwo ushatse kuvuga ko ari amaturo baba bakunze? None se wari uzi ko ari ikindi? Ni icyacumi. None wari uzi ko ari ibindi se? None icyacumi. None ngiye kukubaza kandi umbwize ukuri. Sibyo? Ntibatwirukanye impande zose twabahunga. Ngiye kuvuga ijambo rikomeye uyu munsi wa none. Ku cyahantu tujya ari twe bakurikirana, ko batarakurikirana indaya, ko batarakurikirana abajura, ko batari bakurikirana iki? Ikindi hari itegeko ribaho ritarangira. Oya naryo. None se ubwo urumva barimo gukereye umugambi mwiza ku Mana? None se uragira ngo bakurikirane indaya bazishake iki pastor kandi bagomba gukurikirana ahubwo abakristo? None abakristo bo barabashaka iki cyaba bakoreye ni iki? Bashaka ko babwiriza ubutumwa. Ubuhe butumwa bafite ko batabwerekana? Buri gihe cyose aho bageze ngo ni itegeko. Iryo tegeko bo nta mirimo mibi bakora. Nitwabonaho amategeko mabi. Bo nta mabi bagira. Oya ndakubaza unsubize. Ijambo ry'Imana ravuga ngo uwitaka ari umukiranutsi. Byanditse rinyerekano ryanditse. Riri muri Bibiliya ngo uyitaka. Nyine rinyereka. Abayise Imana inyabinyoma. None se abangaba ni abakiranutsi baje kugira ngo berekane ko ari bo bahanga, ari bo banyakuri. Oya nta mukiranutsi ku isi. Niyo mpamvu rero nakubwiye niwo musengaruka ngo tubaririze inzira za kera. Ba Yeremiya izi nzira baziciyemo kandi bishwe urupfu rubi. Wibuke ko gereza ya mbere yafungiwemo ni Yeremiya muri gereza z'icyondo. Yesaya wibuke ko bamuciyemo kabiri yihishe mu giti cy'inganzamarumbu. Bafata urukero barakata igice kimwe kijya ukwacyo ikindi ukwacyo. Mwene aba bifuza kwica abakiranutsi nabi. Kubera iki? Ntago bagira umutima ubacira urubanza, ahubwo umutima bagira ni uw'amategeko, ariko bakibagirwa ko ayo mategeko nutayubahiriza azagucira iki? Urubanza nawe. Rero niyo mpamvu nakubwira ngo mwene data, iyo turebye ku murongo wawo muri icyo gice harimo umurongo wa 24 uvuze ngo icyo uravuze ngo twumvise inkuru zabo z'amaboko yacu araraba, duterwa n'umubabaro mwinshi. Urumva? Twumvishe iby'amaboko yabo n'umubabaro wabo, tugira gute? Turaraba. Ese ubugira ngo abakiranutsi baguwe neza, ariko abanyabyaha baguwe neza? Ibaze ko ngo urakoresha itegeko ukibagirwa yuko iryo tegeko uri gushingiraho ejo nawe uzapfa nka wa wundi urimo kwirukankana ngo ntiyujuje ibisabwa. None niba atujuje ibisabwa, so ukwiye kumwigisha uburyo yuzuza ibisabwa?
none se urukundo rurahari ubwo? oya rurahari? urumva nta ruhari. ariko umwana w'Imana Bibiliya ivuga ngo iki? ngo arwane kugeza ku gupfa, cyangwa Yesu agize ate? urumva ku isi rero turagomba kubyigana. wenda kugira ngo tugende turebe muri Matayo 11 duhere umurongo wa 18 twumve uko icyo hatubwira. Matayo 11 duhere umurongo wawo wa 18 tugere ku murongo wa 31. 30 pardon. Matayo 11 umurongo wa 18 kugera 28. Matayo 11 umurongo wa 20. n'umunani. Tugere kwa 30. Haravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe. urumva mwese hano mwese byabaye na wa mugore ushakwa n'umugabo ngo bankubite igitenge cyiza, bankubite inyama nziza, bankubite inkweto nziza. urumva ari umubano, ni uburiganya burimo ubwiza bugize gute busharira. ariko Yesu avuze ngo iki? nimuze munyigireho ninjye mugwaneza noroheje mu mutima, kandi umutwaro mbikoreza ntabwo uremereye. buri muntu buriya arangiza yicira iki? urubanza, cyangwa yicura urwobo, cyangwa yicukurira iki? urwobo. ariyo mva, aribyo byitwa gucirwaho iki? iteka. rero mu bintu bya mbere isi nuko yubatse, ariko birasabwa ko ari wowe ugira ute? uyibyiganamo. ariyo mpamvu uzabona y'icyaha kibare, kuko mu bintu bya mbere namaze kumenya izi buwate nyinshi ubu bubari bwinshi, aya mahoteli menshi ni ayabo, ntibayafunga ariko bariruka ku nsengero. ubwo si ukugira ngo ubwami bwa Satani bwiyongere, nyine no kugira ngo n'abahagaze bagwe nyine, ariko hazagwa bo kugwa, ntabwo abo Imana yatoranyije bazagira gute? bazagwa. ariko pastor wenda uratubwiye ngo abo Imana yatoranije. hari abo Imana yatoranije, hari n'abo itatoranije. none se ngiye kukubaza, reka nako Bibiliya bari yiduye ikibazo. genda muri 6 Itangiriro 6. Itangiriro 6. murongo 6 era ku murongo waho wa 5 twumve. wa 5. kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. uwo murongo urumva? kuva mu itangiriro ukazagera mu byahishuwe harimo kwera kw'Imana, harimo n'abantu babi. ikibazo dufite ni uko badashaka kwiyita babi, ahubwo bakabizana mu mategeko. urumva uburyo umukristo agomba kubyigana? urumva uburyo umukristo agomba guhagarara? ugomba kwemeza ababi, ibyiza by'Imana washaka ukabizira, cyangwa Yesu akagaruka. kuko dore ko umukristo yamubwiye ngo imperuka niba itinze urupfu nirugize gute? ariko uyu munsi iyo ureba abantu baratinya urupfu umuntu apfa kuruta gutinya gukora ibyaha. uzi ko ibyaha babishakiye amategeko, aho gushakira amategeko arengera umuntu, ahubwo bashakiye ibyaha amategeko. bashakiye abantu amategeko abarengera mu byaha bakora ngo ntibavugwe. ntibagire gute? ntibavugwe. none se ubwo urumva atari amategeko y'umubi, ni amategeko y'Imana? kuki umubi yumva ko atavugwa ariko umwiza akaba ari we uvugwa? icyo kintu mu gitekerezo nk'abakristo nababwiye ngo itorero ryarayobye, kandi ryayobejwe n'iki?
umunsi bababwiraga ngo bari bazi ko hari icyo babarusha, ngo tugiye kohereza abana bacu muzabakire. Nyine mwarabakiriye, ntabwo mwigize mubereka imbaraga z'Imana, ahubwo mwaberetse intebe gusa. Izo ntebe rero mugomba kuzikubitirwaho. Iyo uhaye Satani umwanya agira ate? Aragukubita. Wibuke ko Yesu yamuhaye umwanya, urumva, ariko amwima kwinjira mu bugingo bwe. Yuda yamwimye kwinjira mu bugingo bwe, ahubwo yinjiye mu byo asabwa. Ariyo mpamvu nusoma ijambo mu rwandiko rwa Yuda, ndumva arimwo biri, bazajya basome barebe ngo mwene uwo muntu ameze nk'igiti cy'inkokore, ngo nta mashami, kandi ko kuzarebe igiti kitagira amashami isaba ari igiti. Ameze nk'igicu kizerera kikuba ntikigushe imvura. Iyo bakirebye kivuye baravuga bati ko cyari kije ntabwo imvura yari guhita. Ngabo abo bantu barahari ni nabo buzuye. Ese uzabirinda gute utabashije guhagarara muri bo ngo uhamye? Nkuko Yesu yavuze ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, tumwigireho, niwe mugwaneza yoroheje hehe mu mutima. Urumva ikibazo gihari? Ngaho mbwira neza, niba udashaka guhita mu kuri uraba mu kinyoma, niba ushaka guhita mu kuri uremera ukuri, kuko byose birica. Ariko Yesu niwe uzatanga finisaje ya byose, ariko tugomba kubicamo. Aha niho mbwira umuntu ngo nutimenya ntawe uzakumenya. Kugira ngo umenywe nuko uzabanza kwimenya. Uzimenywa mu byiza cyangwa wimenye mu bibi, kuko umutima w'umuntu urusha ibintu byose kuremera, gushukana. Kandi ngo iyo washutse nyirawe akigira inama arangiza yiyahuye. Ari byo wambazaga. Tugende turebe neza. Hari abantu bavuga ngo Bibiliya, none reka nkubaze, amategeko ntiyanditse muri Bibiliya? Ubuntu ntibwanditse muri Bibiliya? Kwizera ntibyanditswe muri Bibiliya? Kuki abantu batabikurikiza ahubwo bagakurikiza uburiganya bwa Satani? Mwereke uburiganya buri. Tugende muri Matayo. Muri Matayo murongo Matayo 28 ngira ngo urumva. Harega nshuti yanjye, Bibiliya irasobanutse, ahubwo ikibazo abayigenderamo nibo bayobe, kuko ntabwo bahamya ibyo barimo, ahubwo bahamya ubunyoni, ukarangiza abo baguye mu mutego. 28 somera 28 igice cya 28 hera ku murongo waho wa 20 hera ku murongo waho basi iwa 11 ugere 15. Bakigenda bamwe muri babarinzi bajya mu murwa babwira abatambyi bakuru ibyabaye byose. Rekeraho, aba bakigenda bajya mu murwa babwira babatambyi bakuru ibyabaye byose. Urabaza? Ni baba pasiteri baguririye Yesu. N'uyu munsi batanze abera b'Imana kubw'amafaranga. Ariyo mpamvu ubona bibageza haga. Nge ndabizi neza hano mu murenge wa Kinyinya nari ndi kumwe n'abapasiteri bamwe. Barangije baravuga ngo kugira ngo akajagari k'isengero karangire, ngo icyo muzadusaba cyose tuzagikora, ariko muhagarika abantu basaze. Saba pasiteri babivuze hano mu murenge wa Kinyinya niho byabereye. Urumva? Abandi barangije nabo, urumva, baravuga ngo nimukumira abo bantu bigisha ijambo ry'Imana, ngo bari gutuka abandi, ngo barakomeretsa imitima yabo. Ntabwo ari Kinyinya byabereye, muri paruwase ya Kinyinya. Reka ndagira ngo nkubwire ngo leta yigiye gufata umwanzuro ihera muri ba banyamadini babi.
kandi nibo barabiteye nibo nyine. Niyo mpamvu rimwe na rimwe nkubwira ngo nge sindwanya leta, ahubwo ndarwanya abisha muri leta bakisha no mu iyobokamana. Kandi mwene aba ngabo icyo bazi ni ukwica abandi, ntaho kubakiza ahubwo barabica. Ariho Yesu yavuze ngo bahagarara mu nzira, ntibatuma binjira cyangwa basohoka bagire gute? Basohoka. Komeza umurongo. Bateranira hamwe n'abakuru bajya inama, bagurira abasirikare ifeza nyinshi. Aba bajyanama urabazi, bajya inama urabazi, ni abategetsi b'igihugu, ni za guverinoma. Ongera usubiramo uwo murongo wumva. Bateranira hamwe n'abakuru bajya inama, bagurira abasirikare. Bagurira iki? Abasirikare. Urumva atari amafaranga ari kurikora? Ndagira ngo nkubwire ngo narajibiriye ko batoherejemo umugabo bakoherezamo umugore. Abagore ndagira ngo nkubwire ngo iyo bashaka kugira ngo bice abagabo cyangwa bakinagaza iki, berekane ko igihugu cyananiranye, bashyira abagore imbere, abagabo bakibagirwa inshingano zabo. Urumva ikibazo gihari? Bateranira hamwe bajya inama, bagurira abasirikare. Icyatumye bagurira urakizi, kwari ukugira ngo batavuga ko Yesu yazutse. Komeza. Bati mujye muvuga muti abigishwa be baje nijoro dusinziriye baramwiba. None basinjirijwe n'iki? Ikinyoma. Iki ni iki? Ikinyoma. Ngiki cy'uyu mukobwa uri muri RGB ahagazemo. Ikinyoma. Kandi wibuke ko umunyamwuka arondora iki? Umunyamubiri. Ariko umunyamubiri ntarondora umunyamwuka. Urumva? Umunyamubiri icyo arondora ku munyamwuka ni uko abona ko nta bushobozi afite nk'ubwo afite. Kuko wararira habiri nk'iki? Nk'uruyuki. Uruyuki uzarebe iyo rwariye umuntu rukamurya n'urubori, ruhita rurangiza ruba umuyugire. Iyo umuntu rero yabaye umuyugire, ntabwo umuntu aba agifite, ibintu byose abyita ko ari ibye. Akibagirwa wagize ute? Uwabiremye. Komeza. 14 umutegeka naramuka abyumvise tuzamwemeza. Umva noneho umutegeka ninde? Ni perezida. Perezida itegeko atanze mu banyabinyoma bararishyigikira. Nibyo bita iki? Umutegeka. Nibyo bita iki? Amategeko, ya mategeko wambaza. Umutegeka naramuka aje abyumvise tuzamwemeza. Urumva yemejwe n'abande? Harimo abatambyi, harimo iki? Abanditsi, harimo n'abasirikare. Aba bantu kandi buke ko iyo dusomye ibyanditswe byera biratubwira ngo abantu babiri iyo bagushinja ikinyoma, cyaba ari ukuri cyangwa cyaba atari ukuri, bigira gute? Biraguhama. Bivuga ngo hari urubanza tuzamenya Yesu agarutse. Twebwe abakiranutsi turi hano mu isi. Umutegeka naramukaje turagira gute? Turamwemeza. Namwe tuzabakiza. Namwe tuzabakiza iki? None se bo bayakizanyije? Oya, bayakizanyije, ahubwo bararangiza bongeraho ayandi. Kubera iki? Ni abategeka n'abategetsi. Wumvishe rya jambo? Komeza. Nuko bahera ko bijyanira ifeza babigenza uko bohejwe. Iryo jambo ryamamara mu Bayuda na bugingo. Urumva ko nabo ryamamaye? Bijyanira amafaranga, amafeza. Barangije ngo bakora uko bohejwe. Ababoheje urumva aba bantu bari mu mwuka w'Imana. Uzarebe ngiye kukubwira urugero. Rimwe turarirondo hari muri 90 na kangaye intambara baga nirangiye, umutekano tutari twawubaka ngo ukomere. Nagiye ahantu sanga umuntu aryamanye n'umugore, noneho baryamanye biterekije icupa iruhande. Noneho buriya ndagira ngo nkubwire abantu bari gusambana baba bameze nk'udushwi. Urumva?
noneho umugabo ahita aturumbuka arandeba gutya, ahita aturumbuka arirukanka, umugore arabyuka arasutama gutya, reba imbere yanjye yigira gutya. Noneho ndangije ndamureba, fata rya cupa ndarireba, nsanga harimo iki, ndarijyana ndishyira hariya, ndangije ndaritereka ngo njye nibuka ayo mateka. Urumva? Bivuga ngo ejo umubonye ushobora kumubwira ibyo yakoraga akagira ate, akaguhakanira. Si iyo se abantu babayemo? Kuki barwanya ibyiza ntibarwanya ibibi? Ngo ijambo ryabo ryamamara na bugingo. None urumva bafatanyije ari imitwe ingahe? 4. Harimo abasirikare babanje kuvuga ngo mubabwire, bafatanyije n'iki? N'abatambyi. Amen. Mukozi w'Imana rero, Imana iguha umugisha. Reka tugere ku musozo kuko ikiganiro nikiba kirekire, abantu ntago bakunda ibiganiro birebire. Abo bantu batabikunda nuko batakirimo umwuka w'Imana, niba abanyoni, niba abaforoderi. Ariko nge ndabikunda. Ibiganiro birebire cyane ntago bikigezweho. Ibyo rero bivuga ko bitakigezweho. Niyo mpamvu nabo ubona bahora bacikamo kabiri, n'ibintu byose babigize pirate. Ubwo rero wenda niba nta kindi wakongeraho, sinzi ikintu nongeraho ni ukumva abantu biyita abanyabwenge, aho bazamuye aboroheje, ahubwo bagaruka bakabita ko babatekerereza, ariko imitekerereze babatekerereza ntirangire. N'Imana yaraturemye irangije iratekereza, ariko igiraho ivuga, iravuga ngo ibisigaye nzabikuraho nje gushyana icyaha n'iki, n'urupfu. Icyaha n'urupfu nge nararebye, sanga atari biriya bakiboke bagiyemo, sanga atari biye umugore arimo gutuka ngo ni umuzimu, ahubwo icyaha urakizi. Ni ukutamenya kubaha Imana mu gihe cyawe, ukajya kure y'Imana, kandi wowe wakagombye kuyivuga ntuyivuge. Niyo mpamvu nakubwiye ngo njya ahantu undi hose mba ndavuga uryira iki? Imana. Bandwanya nzarwanywa n'agatsi ka nyuma. Cyangwa se Yesu agarutse. Gusa icyo nakubwira cyo, ntabemera ijambo ry'Imana, ahubwo benshi baryihishamo. Ariko rikarangiza nabo rigize gute? Kubera ingeso zabo. Ariyo mpamvu Yesu yavuze ngo uw'inyuma azaba uw'imbere, uw'imbere abe uw'inyuma. Nibyo biri kuba kandi. Nibyo birimo kuba. Gusa icyo nakubwira cyo ni kimwe, uriya mugore wo muri RGB yitonde, kuko ahantu hose twarabahunze. Urumva ko numvishije bugize gira dusoze dutangire, wenda tuganire ikindi kugira ngo bagire, kuko mu bintu bya mbere nakubwira, nagabanye inoza mbere yo kuyobora abanyamadini, ubanza kubicaramo. Urakoze mukozi w'Imana, Imana ni iguha umugisha kubyo tubwiye. Twe turi ibinyabiziga ndakumirwa. Imana iguha umugisha. Reka dusoze rero kugira ngo noneho tujye mu zindi gahunda. Turagushimiye Pastor, Imana ni iguha umugisha. Reka udusengere mu minota mikeya, noneho twihutishije tuguhe karibu undi mwanya. Ni karibu. Rero Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Abashaka ko twasengana ni 0788504014. Data wa twese abane namwe. Urakoze Kristo nyiribihe, ukomeze kutwubaka no kudukomeza muri ibi bihe bibi, kandi utwambika imbaraga, umwuka wawe wera abe wo kuduhamya, abe wo kuba muri twe, kandi adukomeze yemeza abisi ibyaha byabo. Kristo ndagushimiye kuko ari wowe ushobora byose, none n'iteka ryose. Amen. Amen. Turabashimira mwe rero mwebwe mwese mudukurikira kandi mukurikira izi channel, mukande subscribe kugira ngo tujye tubana mu izina rya Yesu Christo. Amen. Ibiganiro byacu nakagaruka, tuzahura ubutaha. Amen.